Murakaza neza muri The Josh Challenge uyu munsi mbibutsa nyamuneka niba ugikunda gucikanwa nayo kuri Kesto wanyarukira kuri YouTube channel ya Joshua Comedian then wanageza ukayikurikirana. Challenge uyu munsi ni iyi. Mu yandi makuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abasore batandatu bafite hagati y'imyaka 19 na 22 bakurikiranyweho gukora ubujura butandukanye mu mujyi wa Kigali aho bifashishaga plaque y'imodoka bibye bakayomeka ku modoka bakodesheje. Ibindi kuri inkuru turabyezwaho na Calixte Kaberuka. Mbere yuko agira icyo tubwira reka tubanze turebe abibwe ndetse n'icyo gitifu abivugaho. Gitifu dutabare n'ukuri kw'Imana. Abajura baturembeje pe. Abajura baratwimana we. Gitifu bose baraturembeje. Aya turashaka rwose mudufashe mudufashe pe. Aratwiba buri munsi. Gitifu dutabare n'ukuri umujura yatujujubije. Nyuma yuko abajujubije namwe mwiyemeje kujujubya akagari kose musakuza n'ukuri mutwihanganira dufite ikibazo. N'ukuri pe. Wumve ngo twarenganye. Havuga umwe. Gitifu twumve kabisa. Ndabumva neza mufite ikihe kibazo? Gitifu ko turi aha twese turabyese dusanga inkoko zacu naziyari. Niyo mwaraye muziriye se mwakika ko mubyuka zazutse. Aba bafashwe ariko ntabwo bigeze biba inkoko pe harya barazira ikibano. Aba basore bafashwe nyuma y'uko RIB yakiriye ibirego bitandukanye birimo ubujura bw'amatelefone, kwiba mu maduka, kunywa essence kuri station ntibishyure. Bamwe mu bahohotewe n'aka gatsiko baravuga uko byabagendekeye. Akakumvuna kawukomo kabiri wari wicaye ku ruhande undi nawe akajya nkubita inkokora nyine mu gatuza bahita bansunika mu muhanda bamaze kunsunika mu muhanda neza bagiye kungonga kwa maguru yanjye ari munsi y'ipine nahise nyavanamo nyine mbonye ko byakomeye arangije imodoka itikomeza. Dore wibye inkoko ahubwo n'uyu nguyu. Mufashe muri uru gukora iki? Ukora iki? Muyigurisha hehe? Wapi niwe wari uyifite gusa. Nyine imyenda muyigurishe mumaze kuyiba. Wapi ni bwo aha, uyu mara kuyiba wari kwijyana hehe? Niwe wari uyifite. Nagize gusa nubwo bafashwe biravuga ko mu by'ukuri abakobwa bagera muri 5 bagumiwe just kubera ko bano bantu bagiye gufunga imyaka myinshi. Singuyu se ni yari afite umukunzi none ubu ngubu se baracyabanye. Akuvuga boro wari ufite ndi gutereta cyangwa kuzagira umugore. So izi nsoresore rero z'abajura hashize iminsi mu by'ukuri zifashwe. Ntabwo ari uko byari buvugwe. Sabajura ariko ibyo uvugura bizuza abaturage bahangayitse kubera ubujura. Ako se gutura muri aka kagari ntabwo byemerewe gutunga televiziyo. Nanjye nkubaze usko amaze kugira televiziyo kuva nimucya muri aka kagari. Oya pe n'ukuri tugomba gushaka ubuyobozi bukagira icyo bubikoraho. Kuko bitabaye ibyo turanimuka muri kano kagari. Mwese mumbwire ni gute umujura yiba kandi twishyuye umutekano ubwo umutekano umaze iki? Nanjye nibyo nibaza. Ariko se ubundi ikintu nibaza kimwe abanyerondo ubundi baba bari hehe? Iyo bababonye nabo barahunga. Induhunga umunyerondo ahunga umujura. Kuko nawe ntiwabona umuntu yamanitse icyuma gucya uvuga ubwo nyine nawe nyine iri umuntu bese bakubwira ati ibyo ufite hasi ubundi ugende niko bakubwira. Oya njye sinabihakana pe kuko hari n'igihe abazungu zaye baba bashaka kurwana. Ese ubundi gitifu mu by'ukuri wowe ubona uri muzima kubona abantu bibwa kandi mu by'ukuri banishyura n'amafaranga y'irondo? Ashangwa ibiki ubu ndanaratoye n'abaturage ntari muzima. Gitifu ndumva nta kintu navugana nawe ahubwo RIB nitubwira aho bano bajura twabasanga kugira ngo tubishyuze ibyacu. Rero aba bose mwabonye bafungiye kuri station za Kimironko, ya Remera ni ya Kacyiru. Ese ubundi bibaga iki agana hehe? Ubwo ibyo babikoze mu maduka na za Rikasto. Ahandi kwiba essence akagenda ushyiramo full tank wamara gushyiramo akavumbuka kiruka. Ese ubundi kwera icyo mbaza mu by'ukuri barifataga bakavuga ngo tugiye kwiba nta kintu na kimwe banyweye. Bafite ikigero cyo hejuru cy'urumogi mu maraso yabo bose barapima.
birumvikana gusa n'ababeshya abibwa bo ni benshi pe. Ni ikihe kibazo gishobora kuba cyabiteye? Ubwo mwibaza mu by'ukuri mu bafashwe uyu nguyu ntabwo yari kujyamo. Koko buri Imana ikunda abanyabyaha. Kuko nari umujura, narashikuzaga. Sibyo? Naranuraga. Ariko ikankomereza amaboko mu bujura bwawe. Gusa mu by'ukuri mwo muri bano bantu bafashwe uwitwa uwo nazi mu by'ukuri ngo ni na sheri wa Aliyakuru. Oya uriya ni bro wanje. Reka genda. Ni ukuvuga ngo ufite brother wawe w'umujura. Biranemewe. Siko wagira ngo ni kirazira. None se akaba ashinjwa na RIB mu by'ukuri azira iki? Ntibibaho. Yewe. Yes we imisi y'umujura ni ingahe? 40 itarenga. Sipi Kabera ijambo ni ryawe. Abo bajura bakwiye kuba birinda gukora ibibi kubera ko bifite ingaruka zikomeye cyane. Ariko noneho turagenda tubabwire ko mu gihe umuntu yahisemo kwiba akarenga ku mategeko, mu gihe umuntu yahisemo kugira nabi akarenga ku mategeko, tukabonera amakuru ku gihe mu buryo bwihuse, ntaho ashobora kuducikira muri iki gihugu. Mubo musaza wa Aliyakuru mu by'ukuri yibye harimo umuntu bita Katia usanzwe bariza muri Mackenzie. Bakwibye kirata mukobwa. Baiba yari telefone nyibona nayo kwa kane bari kwa gatanu yari iPhone 15. Muko wayiguza ngahe kweri? Yari hagaze 1,300,000 quelque na conditionnaire 300 quelque. So niyo banyibye. Nibyo kabisa. Ko ari menshi ukora iki sister? Nyine nagize kado nshyashya iPhone 15 from someone that you guys are not ready to. No. Kabagire iPhone 15 Pro. Kagira inkuru bayitwara bate? So ndabyutse umuhanda ndi kugenda abantu bari mu modoka baraza barambwira no umuntu arazarandangije mu modoka nyine imodoka nziza umuhungu mwiza kabisa ntacyo abaye zarambwira ngo mwiriwe bagenda kwikote yanjye ndavuga mwiriwe atubwira ngo Igitego hotel bahenda banago mbizi mutwaye nayo kitari gukoresha Google Maps ndako nyine urumva me being nice ndavuga ati mwiriwe mbasubiza nyine ndavuga ngo kengo tuyemo hano ndavuga oya ndavuga ngo Igitego hotel bahenda banago mbizi atambwira ngo okay unashaka kwagira ko muri beza ndavuga merci beaucoup my compliment merci atambwira okay can I have your number ndavuga wamaneza nimero yawe mu Kinyarwanda ndavuga ngo ntabwo nyapfa gutanga nimero yanjye ku muntu ntazi. Ubu mwiriyeho ubwo siyo mpamvu mu by'ukuri byatumye akwiba. Mwada matete ndi kuvuga ati ariko akunda abahungu birya nyine bigira atwari kureba imbere kureba inyuma ahitambwira ngo nta kibazo ngo basi nsuhuza nigendere nk'ukuntu nyine nsuhuza nigendere niba nta nimero maye. Okay sibyo gusa kansuhuza mwumve ino party kabeke n'urwara. Kubona ndize ntabwo tubireke mita musuza gutya ubwo telefone yanjye nyifite hano mu ntoki urumva nayo imaze gufata agasnap ka mbere muri telefone mu muhanda ukumva ahita mfata akaboko gutya ahita nkurura ku modoka. Fata nunda kure fata nkomeze baby fata yari kumwe n'undi muntu wicaye imbere n'undi wicaye inyuma guys bahita bankura modoka. So nkura modoka telefone yanjye itiza gutya umugenzi wiwe imbere ahita afata telefone yanjye biri kuba mu muhanda please hagana he kuvuga andi makartier batazavuga ngo ahita nkurura gutya amaze kunkurura ahita umugenzi wawe wicaye imbere ahita atanya kurwana akaboko kanjye none nkomeza mfashe telefone ndavuga none mpita nshaka akaboko ku modoka gutya numva ariko ukuntu ndirwana imodoka iri kugenda ariko ntabwo iri kugenda yihuta mpita nshaka akaboko ku modoka gutya none mpita mvuza induru ngo Yesu Kristo contact. Guys, ukuntu numvisha muri ako kanya muri uwo mwanya nese numva ndi atajya abantu no offending nese mfata ku modoka ndavuza induru baranyishe numvisha ndi muri filime za kera mbura umuntu n'umwe uza kuntabara ndavuza induru wa muntu ahita aza anjya inzara attends je vous montre sinema muri kubibona hanga
aho ngaho ufasha ahubwo iyi ni reka sade paperi pe singiye kubabeshya. Hanyuma se muhungu umujura uyu mukobwa mu by'ukuri n'ubwa mbere mwari mubonanye tuziranye reka genda. Hanyuma se Pastor Mignone mu by'ukuri mu nsengero zanyu nta bantu mu by'ukuri bajya bakunda gusenga basenga Imana ngo ibarinde izi nsore z'abajura babazengereje? None nk'ubu ngubu mbahamagaye nkava hano nkahamagara abantu bari hano, if I call people to come here ni benshi bavuga. None se reka nibarize RIB mu by'ukuri bano bantu mwabonye basanzwe buriya bababajwe no kubona ngo baba girlfriend babo bagiye kubabona n'ababyeyi babo bagiye kubabona n'inshuti zabo, kuko ni ibikorwa bakoraga bahisha. Gusa ikintu gitangaje muri ibi ngibi hari abitwa ko ari abahanzi mu by'ukuri basangiye n'aba bajura. Mbabeshye se? Naje gutangazwa no kuba barasangiraga n'uwitwa Ishkevin hariya mu nzu y'Ikagarama kaba hosting n'uwitwa Logan nge sinabazi. Amaji ko nawe mu by'ukuri bivuga ko ushobora kuba warasangiye n'aba bajura. nabangushije ishyaka muri aba mu by'ukuri bakekwa ko basangiye n'aba bajura mu by'ukuri harimo n'umuntu bita Dumba. Dumba ntago yantungura. Aha wagiye ureka ko bivugwa ko mu by'ukuri n'umuhanzi wa managinga bita Chris Easy nawe mu by'ukuri akekwaho ko nawe ari mu basangiye ku mafaranga y'aba bajura. Yego ndabyumva. Umuvugizi wa RIB hari icyo renzaho ku byo Chris Easy mu by'ukuri ari kuvuga? Ngira ngo wenda bagize amahirwe yo baza gufatirwa nkaho ngaho abo bose babaragiye kuko nabafatanya cyaha basangiraga abantu ibintu by'ubujura byaturutse mu bujura. Ese ubwo nawe aba ari umujura? Uwo ni umujura. Agambiriye gutwara ibyo ufite. Ibi bishatse kuvuga iki nyakubahwa Immaculée? Bivuze ngo nawe ni umufatanyacyaha. Niko manager Giti mu by'ukuri nta nubwo wabuze umuhanzi wawe bita Chris Easy mu by'ukuri akaba yareka ubujura ahubwo agakomeza umuziki we. Umva icyambere uko nyadutinyana ubundi ndajya kumutunganyiriza iki? Ko ari umuntu mukuru. Umuntu ufite irangamuntu n'abana aramutunganya uko nyine ahubwo naza kwenda kungisha inama nkajya kangisha inama rwende bimugire. Okay. Nabana namangishije ndamurika. Ahanze ubwo nyine bitekerezeho nabana ko bikwiriye abigume mu nabana byanze abivemo. None se wowe wishimira kumanaginga umuntu niba? Umuntu let them be. Reka umuntu abiko ashaka kubaho. Sarongo wowe nk'unararibonye mu by'ukuri umuntu bita Chris Easy ntacyo bamuvugaho? Je sinarinzi ko uyu nguyu ari umujura cyangwa atari umujura ntago bindeba. Hariya John yawaruvuze iki? Umuntu let them be. Reka umuntu abiko ashaka kubaho. Ngaho nyumvira manager muzima pe. Nose ngengire. Bega ubukome. Ngengire. Birabiranya mu by'ukuri ubaye managinga umuntu bita Chris Easy mu by'ukuri akaba akora umuziki anavanga n'ubujura wamukorera iki? Igihugu kidakubise imbwa cyorora imisega ibyo bintu. Icyo gihugu si u Rwanda. Ariko mu Rwanda barabizi. Bazi iki? Dukubita imbwa kugira ngo tutorore imisega. Ntago mu Rwanda dukubita ahubwo twitabaza RIB. RIB niriye so mu by'ukuri mwe mwahereza abahanzi mu by'ukuri banywa ibyo batiguriye. Ngo mube careful aho ngaho bagomba kuba careful ukamenya umuntu mugendana ukamenya uwo musangira ibintu bya house party ukabona group y'abantu iraje nuko byitondera rwose. Isomo ririmo aho ngaho ntawo kuvuga ntawo bujije abantu ngo bakore ibirori ariko kora ibirori utumira abantu uzi atari ugutumira abantu bose babonetse hano ngo kuko ngo afite inzoga ihenze afite n'imodoka nziza ngo Nzovu uzi ko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba Azirana gukona. Nzovu kunywa inzoga kuhitajya ufungwa ko hazagufungwaho nawe ugakubitamo nyiminsi. Yaka ko nta telefone ugira. Ariko gusabira baba nta telefone ugira ubundi wa makuru yakura heje. Mfunge kimwe mfunge ikintu wagenda bura kubwira abanyarwanda ubyawo. Ni The Josh Challenge.